Bakunda cyane. Hallelujah. Peter tostikri vistra. Tando stiti fastofa. Ndabizi neza ko Imana the last the with bitugirirweho. Mani shimwe. The last the with go. Taya do pidi with the stand. Kandi grosti grieve. Rero wajya kwinywera karikeri. Nigo rwego ngeze. Ntabwo ngewe najya gusangira n'incakarafu ziraho hasi. Ingegera ziraho no ngewe narakize mfite amafaranga menshi ukajya ugenda wagera mu modoka yawe ugatera abantu amazi ngewe n'injye ugezweho ntabwo navugana n'uriya n'incakarafu ntuzi ko Imana izamuzamura ikakukubita hasi ikakurenza ahubwo wowe ukajya umukorera mukene ayandi bayateze za cyamunara kubera ko mwasuzuguye Imana murakabya mugarukira aho ngaho Mugarukira aho ngaho Imana yakugiriye neza wirire umutungo wicaye utuze nta murokora gusabye ubutunzi bwawe ikishaka Imana igushaka n'umutima mwebwe muyaduye gusa mudutwo dushimbo atireka ntabwo mushaka kurya inyama atireka twebwe ntabwo dushaka kurya inyama ngiye kubivuga kandi ariko sinjya mbivuga rimwe na rindi mu ndege noneho indege iricugusa cyane tubona igihe nko gukora impanuka abagabo bavugije induru tugeze hasi numva ngo twari dupfuye wa ariko ngewe numva ko nagiye senga numva nta kibazo mfite naho napfa najya mu ijuru. Shalom shalom ndabasuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe ndabakunda nshuti zanjye nshuti z'umusaraba abakunzi b'Imana mwese ndabayambiriye amahoro y'Imana nabane namwe. Murabibona rero nk'ibisanzwe narimba kumbuye ndabakunda ntabwo uyu munsi naje ngenyine Imana duteye iteka yaduhaye umushyitsi umvesha nakwambiye nota amaso n'akazi kawe nyumvira hari ibintu mba nibutse rero tugiye kumwakira twibwire ari muntu ki ari inde mami wacu namara kutwibwira ndababwira ikindi kintu gikurikiraho karibu. Banyita Pastor Jeannette nkaba ndi umunyamasengesho nkaba mfite itorero Gibeon International Ministries nkaba nkorera kuri Zoom ya Gibeon ndabatumiye muri Gibeon karibu. Nkaba ndi kumwe n'umugore mwiza hano duherukana ari gato cyane none yarabyibushye hari ikintu ushimiye Imana gikomeye kandi gikuru. Yego Imana yagiye gitubwira ngo izamuha umugabo mwiza none umugabo yaramumuhaye. Nukuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana yamukoreye igitangaza gikomeye ndabishimiye Imana najyaga musura ari wenyine none namusuye ari kumwe n'umugabo. Haleluya. Mutaye ubumwe bubi. Tena amen. Amen. The last the word. Ndashimira Imana ko yabanye natwe muri iki gihe gikomeye kandi igihe kibi cyane ariko Imana katurindira imiryango ikamurindira umutware nishimwe ry'Imana. Ngeze hano ndabashuje ni wa wundi muzi kandi abizi ko muzi hari nabanyibagiwe simbizi ariko hari abo tuziranye hari abanyibagiwe karibu ndabakunda cyane. Hallelujah. Peter tostikri vistra. Tando stiti fastofa. Ndabizi neza ko Imana irabana natwe uyu munsi n'umunsi udasanzwe. Nyamuneka the last the with uyu muntu yuzura umwuka wera kandi n'umuhanuzi akomeye nemera. Shelast the with najyaga nza kumureba mbabaye yarangiza kansengera Imana akambwira ngo Imana izakugirira neza. None duhuye ari mu bisubizo. Haleluya dushimiye Imana ni igitangaza gikomeye. Shelast the with twaherukana gake twongeye gusubira turi amahoro kandi dushimira Imana. Haleluya. Peter topiti stando Shelast the with gusa icyo mbona cyo nuko Imana igiye kumwimura ikamukura kamutereka handi heza kamuha inzu ye bwite the last the with bitugirirweho. Mani shimwe. The last the with go. Taya do pidi with the stand. Kandi grosti grieve. Bano gatbanye nk'iby'inkoko ariko ufite umwuka wera w'Imana uko ni ugerano abantu bagera bakoze umubiri wabageramo ukumva baye nka dene kubera umwuka wari kurimo bakakubisa ugatambuka. Ushaka kuvuga se kunduta waba unduta ibiro
mu buryo bw'umwuka njyewe nyiri icyo gihe mu buzima nari ndimo byari ibiro bikeya ariko mu buryo bw'umwuka bari gupimwa saa wone mu buryo bw'umubiri none rero uyu ni Pastor Janet ndamukunda nari ngukumbuye wakoze kumva kwakira ikaze kuri Eva Esther twagutumiriye kugira ngo uzubane natwe abantu bakunda Eva Esther za Eva Esther barabikwekera muri comment n'abantu b'Imana kandi bazakuvugisha baguhamagare hari uzafata yako kuri mashaka gusengana na Janet namubona gute nimero ziwe mara kuzibona kugira ngo ukeneye ko musengana ufite ijambo ry'Imana uzamuhamagare muganire akubwire byimbitseho Janet uwo ari we. Pasa turakwishimiye reka dusenge hanyuma utugezeho ikimana yagutekeye kugira ngo uzanire Eva kuri Eva Esther. Turagushimiye Mana, tugushimiye kuri mwiza, byaremwe byose bivuge kuri uwera kandi ibiriho byose bivuge ko nta yindi Mana ihwanye nawe. Turagushimiye yuko wowe uyu munsi wari ubuzi n'abazakurikirana ijambo ryawe naho bazabohokera urahazi. Turakuraritse Mana kandi nawe Mwuka Wera nutujye kure ugumane natwe uko tuzi kuri muri twebwe. Niba Kristo ari muri twebwe ntabwo dufite bw'ibiro n'ibizaza. Gumana natwe rero kandi udushyigikire. Umwuka w'Imana icyo yagambiye kutunyuzamo agikora ataveho na kimwe kugira ngo umugambi w'Imana wuzure ku bantu bayo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Guma kubirindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Guma kubirindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami Yesu ndayumva mu mwuka. Guma kubirindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka we. Guma kubirindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Guma kubirindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami Yesu ndayumva mu mwuka we. Guma kubirindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami Yesu ndayumva mu mwuka. Guma kubirindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami Yesu ndayumva mu mwuka. Guma kubirindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Twaje kwiriba twaje kuvoma tudubiza Mana tumweho. Twaje kwiriba twaje kuvoma tudubiza Mana tumweho. Tudubiza Mana tudubiza Mana tudubiza Mana tumweho. Tudubiza Mana tudubiza Mana tudubiza Mana tudubiza Mana. Hallelujah tudubiza Mana tudubiza Mana. Hallelujah tudubiza Mana tudubiza Mana. Hallelujah tudubiza Mana tudubiza Mana. Uzikurinda Mana we uzikurinda Mana uzikurinda waraturinda uzikurinda Yesu we uzikurinda turagushima uzikurinda n'abagabo uzikurinda warabarinda uzikurinda Mana we uzikurinda Mana we uzikurinda Mana we uzikurinda Mana we uzikurinda turagushima uzikurinda waraturinda uzikurinda Sikari uzikurinda waramurinda uzikurinda ni muzima uzikurinda Mana we uzikurinda Mana we uzikurinda. Hallelujah. Amina sawa. Hallelujah. Amina. Imana ishimwe. Yari yarabitubwiye. Imana yari yarabitubwiye. Irahemba yari yarabitubwiye. Mukomere yari yarabitubwiye. Imana yari yarabitubwiye.
amina Imana ishimwe yari yarabitubwiye no kuba turaha si kubw'imigambi y'abadayimoni ni kubw'umugambi w'Imana. Haleluya. Yari yarabitubwiye yari yarabinemonestafa ishuri ritoba Imana ishimwe. Ntabwo tubikesha ababyeyi, tubikesha imiryango, tubikesha Imana. Yari yarabitubwiye. Komera uri mu bitaro kugeragezwa, komera. Niba uzi ko mwavuganye nayo ukaba uri kugeragezwa, komera. Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere kuri kamera y'Imana irindi jambo yavuze ikarinda n'umuntu yarivuganye nawe. Uko niko kuri kandi yagiye kubikora ntabwo ica kuri bantu yarizi kuba turwanya, ntabwo yaca kuri ba marume, ntabwo yaca ku muntu uwo ari we wese, ntabwo yaca mu itorero ahubwo yayikurikirana ijambo yavuze kuri yo. Uko niko kuri muri twebwe icyo bitubwira n'imirimo yose igenda ikora, abayivugana bimwibeshyera, mubagira inama barekeraho. Twebwe Imana hari abantu twayumvanye ariko by'umwihariko 100%. Twebwe turi kubwira abantu Imana twabonye bitari amagambo, bitari igipindi, kuko ntacyo twaje gusaba abantu tentebutse. Niko bimeze. Bari batereye Imana icyizere bongera basubire mu imbaraga. Iyi Mana tubabwire barakizwe kuko baraguye mu byizerwa. Imana yarababesha hanze kandi Imana dusenga ntigibesha. Abantu benshi bumva yuko amasezerano atazasohora, ibyo Imana yababwiye bumva ko ari bo ari abahanuzi bababeshe, atari Imana yavuze. Ariko ngiye kubatangariza ko Imana yivuze isezerano rirasohora. Shora kuri kubwira uyu munsi rikazasohora mu myaka 20 ariko izaba yarishoje. Ishobora kubikubwira uyu munsi ikabisohoza uyu munsi, kimwe nk'uko ishobora kuyisohoza mu myaka 5 cyangwa amezi 5. Ntabwo ugomba kuvuga ngo yewe kwikanyira yewe none se igihe Imana yambwiriye ko idasohoza ibyo yavuze. Ndagutangariza ko nutategereza ngo ubagarire amasezerano ntacyo uzabona. Bagarira ibyo Imana yakubwiye usenge. None se aho yabikubwira ni we gusanga cyangwa wavuye mu byizego uragenda unywa inzoga, unywa itabi, abari abapasiteri barasamara, abari abanyamasengesho babivamo. Niyo mpamvu Imana uyu munsi wa none ibabaye. Imana yashaka ko twongera tukagarukira Imana. Banyarwandakazi, ndabatangariza ko mugomba kugarukira Imana. Nutagarukira Imana, Imana izakwigarurira. Izakugarura ufite ukuguru kumwe cyangwa ufite ukuboko kumwe, uyikore utakibasha no kwikorera. Ku kibi ni icyiza. Niko bimeze. Abantu baribagiwe. Bibagiwe Imana yabahaye amazi bishwe n'umwo. Bibagiwe ko y'Imana bafatiye haramereye abantu babarekuye. Abantu bibagiwe Imana baboneye mu butayu, bibagiwe Imana baboneye mu buhungiro, bibagiwe Imana yabagaburiye. Abandi bari kwicwa n'inzara, umurengo wisha abantu. Ariko abantu muzi ko mwavuganye n'Imana yo mu ijuru, abantu muzi ko mwikomeje kuwiteka. Nje kubabwira ngo nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Iki Imana yanga icyaha. Reka nkubwire muri Bibiliya Zaburi ya 45:8 haravuga ngo wakunze gukiranuka wanga icyaha, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima kukurutisha abagenzi bawe. Imyenda yawe yose ihumura ishangi n'umusaga na kesiya. Amen. Haleluya. Amina. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya ivuga ngo wakunze gukiranuka wanga icyaha. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, yarangiza ikakurutisha abagenzi bawe. Reka nkubwize ukuri, uyu munsi wa none wowe wakunze gukiranuka Imana iguhagazeho. Naho waca mu mugezi ntuzagutembana, naho wanyura naho waca mu muriro ntabwo uzashya. Bishatse kuvuga ko abagabo batatu Saduraka, Meshake na Abedenego
baciye mu muriro ntibashye. Icyatumye baca mu muriro ntibashya ni ikihe? Ni uko bihannye icyaha n'igisa nacyo, bakirinda ikintu cyose cyarakaza Imana. Imana ibitegereje isanga barakiranutse, birinze ikintu cyose cyatuma izina ryayo ritukwa. Bariya basore bitegereje basanga umwami nta cyaha bamucumuyeho, barebye mu batware basanga nta kibazo bafitanye, barebye mu basirikare basanga nta kibazo, barebye igihugu barimo basanga rwose ni abere. Imana nayo ibitegereje iravuga ati aba ni abana banjye nkunda, narangiza nkabishimira, ntacyo bashobora kuba. Nuko ngo ako kanya ngo bari bavuze ngo benyegeze itanura karindwi, ngo bararyenyegeza, ngo bafata ba basore. Ariko bari abasore reka mbabwire ngo barabanje baratekereza ati aba bagabo ubwo bagiye kutujugunya mu muriro, reka natwe twiyirize ubusa tujye tunywa amaminwa y'ibishyimbo gusa. ngo nuko abari babashinzwe bose ati nimuramuka munyweye amaminwa y'ibishyimbo muzarushaho kunanuka. Tireka da, dufite Imana ibyibushya, ahubwo tuzaba tumeze neza, uruhu rwacu ruzaba rusa neza, nta kibazo tuzagira. Mwebwe muyaduhe gusa mudutwo dushyimbo. Atireka da, ntabwo mushaka kurya inyama? Atireka da, twebwe ntabwo dushaka kurya inyama, turashaka kwirira ibishyimbo n'amaminwa y'ibishyimbo, ni nabyo tumenyereye, burya nta kibazo, bitugwa neza. Ngo nuko barangije barabafata, ngo bagiye kubajugunya mu itanura ry'umuriro. Bamwe babafashe bajya kubajugunya, nibo ibirimi by'umuriro byafashe, barapfa, barakongoka, barashira. Ngo ariko Saduraka, Meshake, Bedenego ngo basanze uwa kane mu muriro yahageze. Haleluya. Ngo ari wo mwana w'intama w'Imana, uwo yaraje kugira gute? Yaraje kubatabara kuko nta cyaha bari bafite. Bishatse kuvuga ko iyo umuntu yakunze gukiranuka akanga icyaha, Imana iramanuka ikatura muri we, ikagendera muri we. Naho bavuga ati kanaka afite ikosa, baritekereza bakavuga ati ariko Esther afite ikosa, bakagenda bakareba mu bitabo. Yego, tuse uyu muntu ko tumubona muri YouTube, tukamubona ajya mu muganda, tukamubona ibikorwa byose bya leta bikora, ko nta kintu na kimwe afitanye nacyo na leta cyangwa n'ubuyobozi runaka, turamuziza iki? Wa wundi wagiye kukurega burya niwe bakwita muri kasho, ariko wowe kuko uri umwere, uri intangarugero imbere y'Imana n'imbere y'abayobozi, ndetse wa wundi we bamutwara intambike bitewe n'iki yagiye kubeshya. Bishatse kuvuga ko icyaha cyo kubeshya ari icyaha kibi cyane, Imana yanga urunuka. Wakunze gukiranuka wanga icyaha, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, yarangiza ikakurutisha bagenzi bawe. Shuti yanjye uri kunyumva, wowe uri mu Rwanda, banyarwandakazi, nta kindi Imana ibashakaho, irabashakaho gukizwa no kwera imbuto no kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Kandi ikindi turabanyabyaha, turatekereza tugacumura, twavuga tugacumura, cyaba ari ikintu kikuguyeho nk'igitashi ukihutira kwiyeza. Yesu cyamuzanye nuko yaciye impaka, nta bantu bajya gushaka inuma n'intungura, oya, amaraso Yesu Kristo niyo kweza. Burya amaraso Yesu Kristo nayo gukuraho imyuka mibi, cya bindi byakugiyeho, ya myanda yose yakugiyeho, Yesu Kristo aramanuka akayigukuraho, mukaba umwe, mukagendana nawe mu modoka, mukagenda. Uzi ko hari igihe uba uri mu modoka wajya gukora gisita byarangiye, Imana Yesu akahahagarara. Yego, abantu bakavuga ngo rimwe ngiye kubivuga kandi ariko sinjya mbivuga. Rimwe nari ndi mu ndege, noneho indege iricugusa cyane, tubona igihe nko gukora impanuka, abagabo bavugije induru, tugeze hasi numva ngo twari dupfuye wana. Ariko njyewe numva ko nagiye senga, numva nta kibazo mfite, naho napfa najya mu ijuru. Numvaga mfite amahoro, kandi n'Imana yari yambwiye ko urwo rugendo ari rwiza, nzagenda nkagaruka amahoro. Tugenda ubundi dufite amakuru, turagenda twicara mu nzu mukabona ko turi abantu kimwe namwe, ariko tuba dufite amakuru. Gira amakuru aho wicaye inshuti yanjye, Imana izakugirira neza. Uzi kuryamana amakuru urarya nubwo niyo dema guhagaze hejuru, iyo uryamanye makuru aryama ugasinzira ukarota ukiziga ukereka. Iyo aze kukwishyuza uramubwira uti nta mafaranga afite. Yes,
ariko Yesu yarishyuye agata kubundi umuntu aratetse ako twebwe dufite ibindi bintu turusha abandi tubikijwe ibintu byasezeranyijwe biri muri twebwe turabigenda uyu muntu yarabitse ibintu byasezeranyijwe iyo umusitaho kidogo ushobora kumuzira ushobora kujya mu nama ziri kumurwanya wakwibesha wamurwanya ukabigenderamo uko warwanyije umuntu ubitsa amakuru y'Uwiteka mama haleluya kuba Imana birayinezeza 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 haleluya icyubahiro ni cy'Imana haleluya icyubahiro ni cy'Imana icyubahiro ni cyandewe icyubahiro ni cy'Imana icyubahiro ni cyandewe icyubahiro ni cy'Imana icyubahiro ni cyandewe icyubahiro ni cy'Imana haleluya icyubahiro mu gihe Imana we ni cy'Imana Bibiliya iravuga ngo bakunze gukiranuka wanga icyaha nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima yarangiza ikakurutisha bagenzi bawe Imana ishimwe nibyo baririrwa mu kabari bararara mu kabari ujya kuba indangamirwa akabikora ariko sha nawe Imana izagutungurira aho ngaho mu burangamirwa bwawe uzayikorera utumva utabona kuko Imana ntabwo irobanura ku butoni nta nubwo itungura umuntu iraguhamagara wakwanga igatuma umugabo wakwanga ikizira mu bicuku by'ijoro wakwanga kakubwira ati nzagukanda ahantu kugira ngo ubone kuza ibyo ufite byose nzabikunyaga kugira ngo witabe kugira ngo tubane njyewe nawe unkorere wanze ukunze haleluya haleluya the lost the wind tatopite stango icyo Imana igushakaho ni ukwezwa no gukiranuka no kwera imbuto no kugendana n'Imana ugakiranuka umukiranutsi w'Imana wari ararinzwe umukiranutsi w'Imana wari arahishwe mu mababa yayo nta muntu wamubona haleluya haleluya wowe wari waraguye ongera ubyuke ukurikira Imana wowe wari warasubiye inyuma wowe utarakizwa akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe akubera ubuturo mu bugingo bwawe ujya gukirizwa ku itorero hafi aho utuye nta kibazo ariko ukizwe kuko icyo Imana igushakaho ni ukwezwa no gukiranuka muri iki gihe rero abacuruza ibintu bigezweho arakwiba akwibirahe mu minzani akayikata uko byaba bimeze kose nimba bari kugura ikiro ukagura inusu n'irobo irobo akabayikuyeho arayiriye uzarimbuka kuko uba wibye ntabwo Imana yemera umujura kandi murahari mwebwe muzanyumva muraharanyije ese neza azasanga wejejwe kandi ntabwo uzi igihe azazira haleluya n'uyu munsi yaza n'iri joro yaza haleluya haleluya yaza mu gicamunsi yazaza ku wa kabiri yazaza ku wa gatandatu wowe ntabwo uzi umunsi Yesu azazira yagusanga mu muhanda ugenda yagusanga utwaye imodoka yarangiza akagusarura ese uzajya he ese nasanga utezejwe ntuzarimbuka tugenda ku moto tugenda mu modoka twambuka imihanda ntabwo uzi aho igare ryawe riri uyu munsi wa none wowe uri kumva iki kiganiro wihane kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho nutihana Imana izaguhana kandi Imana igihana bene data siko bimeze mukozi w'Imana
Imana irashaka ko dukizwa, nta kindi Imana idushakaho. Nibyo baraguhanuriye ntibyasohora, ariko uyu munsi wa none waba ari umunsi wo kugira ngo Imana isoze amasezerano yagiranye nawe. Waba ari umunsi wo kugira ngo Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Waba ari umunsi wo kugira ngo Imana yubake urugo rwawe rwasenyutse. Waba ari umunsi wo kugira ngo Imana iguhere abana ubwenge. Waba ari umunsi wo kugira ngo Imana igukize indwara. Ufite indwara zananiye abaganga bavuze ko uzapfa nta kabuza, kuko igihe cyawe kigeze cyo kugira ngo upfe. Ariko ndagutangariza ko ugomba gukizwa, ugomba kwihana. Haleluya! Nuwihana akira. Imana ikiza sida, Imana ikiza indwara, kanseri irazikiza, impanuka izikuraho, ibigerageza ibikuraho. Haleluya! Ishuri washyizwemo n'Imana, Imana yari gukuramo bitewe n'uko witwaye, apana gukiranirwa. Haleluya! Wiganyira wiheba. Ariko mbabazi, Yobu muramuzi, ngo igihe kimwe Yobu yaragiye gushengerera, Satani amugenda inyuma. Uwiteka abaza Satani ngo ugiye? Aramubwira ngo ngiye gutambagira isi no kwizereramo. Aramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ari umukiranutsi mu isi ntawuhwanye nawe. Aramubwira ngo impamvu ari umukiranutsi nuko wamuhaye umutungo, ukamuha ibintu byinshi, ukamuha abana beza. Rambura ikiganza cyawe urebe ko atakwihakana. Uwiteka abwira Satani ngo ndabiguhaye, ariko Yobu n'ubugingo bwe ndabukwimye. Muri ako kanya Satani ava imbere y'Uwiteka, aragenda ateza Yobu. Haleluya! Ibintu bye byose biragenda. The last the weed, amafaranga aragenda, icyubahiro kiragenda, ibyo yari yarahinze mu murima biragenda, inka ziragenda, ingamiya ziragenda, intama ziragenda, ibintu bye byose biranyagwa, abana barapfa, ngo Yobu asigara ahagaze wenyine nk'agati kamwe. Mwibuke ko Satani yamusabye ku Mana, Imana itanga ibyo byose, ariko yimana Yobu. Wibuke ko hari ibyawe byagiye, wari umukire, yewe ntabwo waburaga igikoma, ntabwo waburaga icyayi cyo kunywa, waryaga ibiryo byiza, ariko uyu munsi no kugira ngo ubone ibijumba byo kurya ni ikibazo. Haleluya! Satani yagusabye ku Mana, Imana itanga ubutunzi bwawe, Imana ubugingo bwawe. Uyu munsi niyo mpamvu uriho. Hanga amaso Imana uyigarukire, nayo irakugarukira igufitiye ibamba n'urukundo. Ubutunzi wanyazwe uzabukubirwa inshuro zirenga 2 bitewe n'uko wayubashe. Amina. Mana ishimwe. Ariko urahari uvuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Uwundi munsi ngo bajya gushengerera, Satani aragenda inyuma. Uwiteka abaza Satani ngo ugiye? Aramubwira ngo ngiye gutambagira isi no kwizereramo. Aramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ari umukiranutsi mu isi ntawuhwanye nawe. Aravuga ngo impamvu ari umukiranutsi, wamuhaye uruhu rwiza, reba ukuntu asa, reba ukuntu arabagirana. Rambura ikiganza cyawe urebe ko atakwihakana. Ngo nuko Uwiteka aramubwira ngo genda, ndamuguhaye, ariko ubugingo bwe ndamukwimye. Haleluya! Hari igihe Imana ijya yemera ko ubukene bukugeraho, ijya yemera ko igisuzuguriro kikugeraho, ijya yemera ko uburwayi bukugeraho. The last the wind, kuko Satani aba yagusabye ku Mana, Imana igatanga umubiri wawe, Imana igatanga ubuzima bwawe, Imana igatanga ubutunzi bwawe, ariko ikimana ubugingo bwawe. Wowe wahuye n'ingorane zimeze gutyo, ndaguhumuriza nkubwira ngo humura. Ni Imana ije mu rugo rwawe, ni Imana ije ku buzima bwawe, ni Imana ije kongera kugusubiza icyubahiro, ni Imana ije kongera kugusubiza umubiri, ni Imana ije kongera kuguha amahoro. Ni Imana. Haleluya. Muririmbyi yararimbye ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubwo imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nogiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi afashe n'ukuboko ndamahoro, byose biza mbera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, cyiza wanjye ndamahoro, naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nkena byose ndamahoro. Haleluya. Tena amen. Muri icyo gihe yo yakubitanye n'ikigeragezo gikomeye,
kuko Satani yavuye imbere y'Uwiteka aragenda muteza ibishute bihera mu bworo bw'ikirenge bigera mu gitwariro cy'umutwe arababazwa akajya yishimagura. Haleluya haleluya. ahashimye akongera akamurya umubiri we wose wuzura arashima biranga bigera ubwo yikubisha urujyo. Haleluya haleluya. yarababazwe birenze. ariko umugore wamubonye aramubwira ngo ariko ubundi Imana yawe wakoreye ko wagaburiye abakene, ko wambitse abambaye ubusa, ko abaje gusabirizaga wabahaga, ko abahanuzi wabahaye, ko abavugabutumwa wabahaye, ko abapasiteri wabahaye, ko abanyamasengesho utabimye, ko mwararaga mu cyumba musenga. Harya iyo Mana yawe ibintu ko ibinyaze usigaye ko wajyaga wiga Mana uzi kurinda Mana, none si kumariye iki? ya Mana ni ikihe kintu ikumari? ko mbona n'umubiri wawe utobaguritse ubundi wakwihakanya Imana yawe ukipfira ko ntacyo bimaze. hari igihe umuntu bamubona arwaye yaratobaguritse umubiri cyangwa arwaye umubiri ukagenda ugashira bakibwira yuko azapfa. reka da, hari igihe Satani aguteza ibyago agusabye ku Mana bikakubaho, ariko wahagarara neza ugasenga Imana ikazagukuraho bya byago. hari abantu Imana igizura bapfuye bageze mu mva, Imana ikabakuramo bakaba bazima. haleluya haleluya. gukuraho amaboko burya ntabwo uzakorwa n'isoni n'umunsi n'umwe, kubera ko Imana igufiteho umugambi. haleluya. ngo muri ako kanya aramubwiye ngo the last day with the topit stando. haleluya. Shalasti di with the grave, the bidi with the stando, totala stick with the stra. Ntabwo nakwihakana Imana, ndabizi ko ibi byose ari ibigeragezo. The last day with napfa kaka mwagenda sinzihakana Imana, ndabizi ko ishoboye byose, ndabizi nubwo ibi byagiye bizongera bigaruke. atangira kwiyamiriza aramubwira ati bizagaruka mugore wanjye, ntabwo bigiye wari ni Satani wasabye ku Mana. Imana irananga, ariko Imana ubugingo bwanjye, ubwo ubugingo bwanjye bukiriho nzabaho. haleluya. kandi naho napfa nzabona ubugingo, kuko icyo nshaka ni iherezo ryiza. haleluya haleluya. ndagutangariza ko ijuru uzarijyamo. Esther, ijuru uzarijyamo. Imana ishimwe. wowe icyo usabwa ni kimwe, ugukiranuka cyane. nta kindi Imana igusaba, nta kindi Imana isaba, irasaba gukiranuka. yego. yewe yavuze ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye afite undi mubiri, amaso yanjye niyo azareba Imana, nuko umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi rwo kuzareba Imana. wowe ufite rukumbuzi iki muri iki gihe cya none? ukumbuye amafaranga, ndashaka etaje, n'iguhaye etaje, ariko ndashaka noneho igeretse 5. nimba nayiguhaye ariko wazamuka nibura nkagera ku ijuru byafasha, nkabona uko nzajya nshyiramo amahoteli, aho kugira ngo uvuge uti nzubaka etaje nindangiza nshyiremo n'urusengero, kubera ko Imana ari ibi. Imana ishimwe. amina. haleluya haleluya. Imana ishimwe. amen. Bibiliya ivuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana afite undi mubiri, amaso yanjye niyo azareba Imana, nuko umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi rwo kuzareba Imana. mbese wowe ufite uruhe rukumbuzi rwo kureba iby'isi ubutunzi? yego nibyo turabikeneye, ariko Imana iraguha inzu ya kadasiteri ifite ibyumba 6, ati ndashaka 12 kabiguha, ariko ndashaka na etaje igeretse 2, ati ndiyo Mana. Imana ati ndiyo, ndabiguha rwose, humura mwana wanjye, ntabwo nzakureka, nguhetse ku mugongo, ndakubumbatiye, uhumure, kandi n'ibibazo ufite ndabikemura. iyo yiteguye kukugirira neza, nta kindi, bitewe n'uko ikubona ikabona ko umutima wawe ari wo gufasha abakene no kwambika abambaye ubusa, kandi amafaranga ubona ntabwo uyarya wenyine, rwose biravuga ati wi nta kibazo,
nushaka uzu Imana akongera akayisaba ariko mana noneho ndashaka etaje ya 10 cyangwa y'inyenyeri 20 n'urugero. Imana ati nzayiguha. Kaca kabiri ati ngaho genda ubake nguhaye amafaranga akagenda kubaka. Tariko noneho ndashaka igera hejuru kwijuru bose ihangane mana noneho unkorera iki. Imana ati nzakigukora ariko noneho ndashaka no muri Amerika kwakira inzu ati ndayiguha. Noneho ndashaka n'uruganda ati mwana wanjye ndaruguha. Ariko ibyo byose yamara kubiguha bitewe nuko wayisabye wabona umaze kugera hejuru. Tariko rero wajya kwinywera karikeri ntabwo ngewe najya gusangira n'incakarafu ziraho hasi ingegera ziraho no ngewe narakize mfite amafaranga menshi ndi umunyacyubahiro ndi umuntu ukomeye mbese ukiremereza ukajya ugenda wagera mu modoka yawe ugatera abantu amazi ngewe n'injye ugezweho ntabwo navugana n'uriya ni incakarafu ntuzi ko Imana izamuzamura ikakukubita hasi ikakurenza ahubwo wowe ukajya umukorera. Kandi bibaho iteka ryose iyo usuzuguye Imana irababara ikabikwaka ikabiha umukene wa mukene akazamuka akajya afasha abakene akambika abambaye ubusa akagaburira imfubyi yarangiza kubakira abantu. Imana ikavuga ati uyu niwe nashakaga buriya uyu niwe uzangira. Imana ikavuga ati mwana wanjye nzakujyana muri Amerika ati Mana urakoze. Yagera muri Amerika akajya yohereza amafaranga abakene akagurira abantu amazu agaha abantu ibiryo. Imana ikishima ati mwana wanjye humura noneho ngiye ngukorera ikintu nanjye ngiye kugukorera ikindi kintu gikaze kandi nzaguha ubugingo. Imana yabireba ikamukubita nk'utuzu nka 5 cyangwa 10 muri Amerika akagenda akaryoha akishima. Ariko wowe Imana yahaye etaje y'inyenyeri 20 y'inyenyeri 15 urariye urarangije uravuga utariko washaka umugore wa 2 cyangwa wa 5 ko wa mbere adahagije. Uwa mbere umugore wanjye wa mbere ndabona tutakiberanye ntabwo ari mwiza reka njye kwishakira agakobwa keza kisiga utuvuta karangiza akagaca gafite tayi. Niko abagabo b'iki gihe bameze ntabwo mbeshya kandi uko mbivuze nimba mbabeshyera muzanyandikire muri comment mumbwire ngo urabeshye. Nzihana yareba umugore ati arananuka buriya ntabwo nshaka kumureba nta nubwo yoga ahita atangira kuvuga ko utoga hena agira n'umwanda areba ukuntu asa n'inzu namuguriye cyangwa namwubakire ukuntu ayifata nabi. Mada wifata nabi wowe ntabwo ngukeneye singukeneye nagutwara mu bandi ntabwo nagutwara mu modoka yanjye rwose nushaka utega moto cyangwa akira akamodoka bari kujya ugendamo. Ntabwo ngiye nakujyana mu babosi mu baministiri cyangwa mu bakire bagenzi banjye rwose wansebye jya wambara mina ahubwo ubwo butambaro bukuremo noneho nurangiza imisatsi uyizamura uyigeze ku ijuru nibwo nzakwemera. Ariko sirimu kugasuka ndashaka ko usirimuka ukisiga utuvuta ugasa neza kandi mu by'ukuri umugore we ni mwiza. Iyo sose hanze abandi babona ari mwiza kandi bakamwifuza akabata uriya mugore ni mwiza kuko Imana utampaye umugore nk'uriya. Ariko wowe mu bana ukabona ko ari ikintu kiraho cyabuze uburyo kidafite epfo na ruguru. Hari n'abagore babikora ntabwo ari abagabo bonyine. Umugore Imana imuha amafaranga ikamukubita imodoka nziza ikamuha byose yarangiza akavuga ati ngewe nzashaka undi mugabo uriya ntago tuberanye rwose naberwa n'umugabo munini ufite inda wicara ukabona ari umugabo yajya avuga ati wikoko yicaye mu bagabo n'abagore barabikora wese nge mbeshi babikora n'abagore barabikora mwihane mw'abagore bakabya abana batabara abagabo babo ugasanga wambaye n'umugabo akabisa w'umugabo. Imana irababaye. Imana irashaka ko dukizwa
tukazajya mu ijuru ariko nimudakiza inkoni y'Imana irababanguriye. Ndababwiza ukuri, mugiye kwisanga ahantu mutazi, Imana izabakubita iminyafu. Bamwe muzamanuka bari bafite ama etaje, muzamanuka ajyemo abandi, mwebwe mugende mukene, ayandi bayateze za cyamunara kubera ko mwasuzuguye Imana murakabya. Mugarukira aho ngaho, mugarukira aho ngaho. Imana yakugiriye neza, wirire umutungo wicaye utuze. Nta murokore gusabye ubutunzi bwawe. Icyo ishaka, icyo Imana igushaka ni umutima. Umutima gukizwa Imana ishaka umutima w'umuntu. Si ibintu binagoye. Ntabwo igushaka kujya muri rikeri kurarunywa yewe arazihaza ariko reka nimuke nge n'ahandi mpaka subuye umugore aragutegereje arakubuze. Ese ko washatse urugo, urwo rugo uzarwubaka ryari? Ese uwo mugore ntiyifuza umugabo? Ni ikibazo. Wowe wenda ubirangiriza hanze, ariko umugore wawe bite? Tubwizanye ukuri. Imana irababaye. Imana izabakubita munyafu. Bibiliya ngo nzabakubita kinubi mu mutwe, nzabakubita urukweta. Abadamu zabakubita urukweta mu mutwe. Imana irababaye. Mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwihane. Kandi namwe mwabakobwa mwe, mwarubyiruko mwe, Imana irababaye. Mwararirimbaga, mwarabyiniraga, Imana ikishima. Imana imaze kubaha akazi keza, mumaze kwiga murarangije. Ati ngewe rwose nzajya muri banki nkore, ntabwo nzasubira mu rusengero. Ukabura birambitse ukinywera inzoga. Nibyo Imana izakwambura ako kazi. Barangira ngo bashaka abagabo. Imana irashaka ko dukizwa, tukazabona ubugingo buhoraho, tukazicarana na Yesu, tukazasangira bya byiza twateguriwe kuva kera. Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Biravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, ngo kuko inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, ngo ariko irembo rifunganye ngo ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kuyinyuramo ni ukwiyanga, warangiza ukikorera umusaraba ugakurikira Imana. Ariko abantu benshi bari guca mu nzira y'igihogere. Mwanyuze mu irembo rifunganye ko mugiye kusohoka amahoro, ibyo bigeragezo murimo Imana ikabibakuramo koko. Nibyo muri mu bigeragezo muri kurira, ariko hari n'uri kurira ari we Yesu Kristo. Mwababaje, mubanze mwihane, mujye mwigororero, mubanze mugororwe n'Imana. Niki Imana ishaka? Imana ishaka kubagorora, ikabashyira ku rugero rushyitse. Muzarebe iyo abantu bakoze nabi bajya mu igororero, bakicara mu igororero, bakabagorora, bakava mu igororero bameze neza. N'Imana niko ibigenza, igorora abantu, ikabagorora bakamera neza. Imana ibaha umugisha. Ese mwabyumvishe cyangwa ntimwabyumvishe? Numva navuga igice cya kabiri nyuma. Nyuma. Yabanze bano banze basengeye mwiri umwuka urimo. Abemera bihane. Imana irababa irashaka ko mukizwa. Tuvuga ikice tuvuga. Ndashaka ko mukizwa. Ndashaka ko mwera imbuto. Ndashaka ko mugendana n'Imana mwicishije bugufi. Niki Imana ishaka? Reka mbasengera Imana mwihane. Mwese kakanya uyu munota, uyu munsi wa none mwihane. Kugira ngo nibyo nkawe bari kugutereza cyamunara, vraiment n'amafaranga nta nayo wariye. Nawe nta nuguziyo yagiye, waherutse ujya kuguza muri banki ufi byarangiriye aho ngaho. Nawe urarengana, ariko ndi wowe nakwinjira mu masengesho ngasenga Imana ikangarurira ibyanyu. Akazu kawe bagiye kugateza, utuntu twawe wari ufite bagiye kututeza, nawe uracuruza ugahomba. Impamvu uhomba ni uko wasuzuguye Imana. Ubona umukene warangiza amazuru ukayashyira hejuru, ukavuga uti nashingukire ku muryango, reba uko gisa. Imana yaramye ikintu gisa nabi, cyangwa yaramye umuntu mu ishusho ryayo, iramubwira ngo ngo turebe umuntu usa natwe. Haleluya. Nimba dusa n'Imana kubera iki wita umuntu ngo dore ko gasanga, dore ko gateye, ngo dore ko kireba, ngo dore ngo gafite amaguru mato? Wararemye ko Imana ariyo yaremye iz'uburyo binezeza Imana. Biriya byose iyo bibyinira Imana binezeza Imana. Amaboko yanjye anezeza Imana, umunwa wanjye unezeza Imana, amatwi yanjye anezeza. Mbese ikintu cyanjye cyose kinezeza Imana. Imana iri mu ijuru ikishima ikanezerwa. None wowe umuntu w'Imana, Imana yaremye mu ishusho ryayo, uramusuzugura ute kweri? Ukizwe.
kandi wicaye ahangaha aho uri hose, nushaka uri muri Amerika, nushaka uri mu Rwanda, nushaka uri aho waba utuye hose, nutihana uzarimbuka. Ihane kugira ngo Imana imanuke ibane nawe. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaza. The last is the weed. Dusengeye ubwoko bwawe bababarira ibyaha n'ibicumuro ibyo bagendeyemo uko bitwaye bidakwiye, magambo bavuze ataguhesheje ubugingo bwabo, eza akanwa kabo, eza imivugire yabo, eza imigendere yabo, mu izina rya Yesu. Mucyo w'Imana wamanukire, Mwami Yesu, baguye ubabyutse mu izina rya Yesu. Ababuze ibyabo bibagaburire mu izina rya Yesu. Abafite agahinda n'umubabaro ubibakize mu izina rya Yesu. Abafite intambaro zibakuremo. Urakoze Mwami, kumvishe gusenga kwanjye kandi kuje gutabara ubwoko bwawe. Amen. Imana ishimwe. Shalom shalom.